Murabona neza inshuti zanjye mukomere umwaka mushya ibihe byiza aho muri mwese umwanya nk'uyu nguyu kugira ngo tuganire guys ibintu bifite akamaro right maze igihe ntekereza twakora iki. Ese hari ikibura, hari ikitagenda neza? Ese urugamba dushaka ko ruba mu Rwanda, impinduka nziza, ubuyobozi buri guhinduka, imitekerereze bigahinduka, hari ibintu byinshi cyane umuntu yibaza ukuntu byagombye kugira ngo tugire igihugu cyiza twese tubanamo n'abantu bose. So reka dutangire. Ndayavuga nandika, wenda bibasha gutuma wumva igitekerezo cyanjye. Bo mu Rwanda dufite uturere tungahe? 30. Mhm. Yeah, uturere 30. Ntabwo twose twakwanze ngo tuturangize kuko ni byinshi cyane, ariko twakibaza ibibazo byoroshye. Ibice bine dufite mu Rwanda: amajyepfo, bitanu: amajyepfo, amajyaruguru, uburasirazuba, uburengerazuba n'umujyi wa Kigali. Iyo ufashe abantu bose ukabateranya usanga hari ikintu kimwe bahuriyeho. Ushobora kuvuga ati bahuriye ko ari abanyarwanda. Yes, dufite n'abanyamahanga benshi cyane. U Rwanda rumaze kuba icyitegererezo, niko tuvuga, niko bavuga, mu byiza no mu bibi byose birimo. Ariko uyu munsi ndashaka kuvuga ibintu bitandukanye. Ikintu kimwe abantu bose bahuriyeho mu Rwanda badashaka kuvuga ni iki? Ibibazo. Uturere 30 abantu bahuriye ku ki? Ku bibazo. Ese basangiye igisubizo? Ntabwo mbizi. Reka tubaze ikibazo cyoroshye cy'amatsiko. iyo iyo umuturage yeah, okay. Iyo umuturage asenye gusenyerwa, iyo umuturage wo mu Rwanda asenyewe ajya hehe? Ntabwo tuhazi. Icyo ni ikibazo cya mbere. Wasanga mu turere twose tugize igihugu cyose cyakabura kibazo iyo umuturage atabonye ubutabera. Ajya hehe? Iyo umuntu wafunzwe arengana ujya hehe? Ukora iki? Ubigenza ute? Ntabwo tubizi. Ikibazo cya kabiri. Ikibazo cya gatatu: ubushomeri. Muri uturere twose tugize u Rwanda, uturere 30, harimo abashomeri bangana, sinzi, benshi barenga 40%. Abantu mu Rwanda benshi ntabwo bafite akazi, n'abagafite batunga bene wabo ingo zabo, ugasanga amafaranga ubonye ntacyo akumariye. Ese umuturage afite ikibazo cy'ubushomeri, yabuze imirimo, iyo leta iri gutesha abaturage umutwe, iri kubatesha umutwe, ibambura, ibabuza ubutabera, ikabasenyera, bajya hehe? Bakora iki? Ko leta aba ariyo ibigizemo uruhare. Ni ikibazo. Iyo abakozi bari kwirukanwa, abakozi bakora ntibahembwe, abakozi bakeneye amafaranga yabo ntibayabone, bajya kubariza, bajya kurega ndi bakorera leta. Iyo ubucuruzi iyo imisoro ibaye myinshi ku baturage bigatuma bakora bahomba, amafaranga yabo bakayatanga,
bagasubira mu bukene. Rwanda Revenue ikaba nk'ifuni cyangwa icyo bita ngo igitiyo igomba gukuramo abanyarwanda amafaranga. Intego ya Rwanda Revenue ni ugukuramo abanyarwanda amafaranga, ikaba inkoni yo gukubitisha umuntu wese umucuruzi ngo ntabwo wishyuye imisoro mu myaka 15 ishize. Rwanda Revenue igikorera ku kintu mbese ni Las Vegas kwa Rasta, ngo kiriya gihe hari abantu batishyuye bategereje kuzakwicanwaho mu myaka wenda ingahe iri kuza imbere. Umuntu imyaka 17 akamubika ati nta misoro utishyuye. Bigenda gute iyo ubucuruzi bwawe bari guhomba mu Rwanda? Bigenda gute? Ukora iki? Ukora iki? Dukomeze ku bindi bibazo. Ubuvuzi iyo ubuze uko wivuza kandi uri umuturage w'umunyarwanda udafite ubushobozi basaba, ukavuga ngo ni mituweli ukavuga ati twe tukwandikiye imiti ntabwo dushobora guha imiti, ubaho ute? iyo si bigenda gute? Bikemuka bite? abanyarwanda bapfa atari uko n'andi mahitamo, ahubwo ari uko babuze ubuvuzi. Ushobora gusanga indwara zimwe na zimwe zakirindwa zakira, ariko kubera ko bihenda, kubera ko bidashoboka, bigenda gute? urahomba. Iyo iwawe abuze ubuvuzi yagombye kuba aragenda gute? Ikindi kibazo, ari abanyarwanda sibyo? Imisoro mu turere 30 ninde w'umunyarwanda uzasora? N'udakora ubucuruzi asora. Asorera iki? Ubutaka bwe. Ubutaka bwawe uguze amafaranga bakaba kugurisha, bagafata amafaranga bakayatwara, ukishyura amafaranga y'umutekano, ariko nta mutekano ufite. Kwishyura amafaranga y'ibishingwe, imodoka ziza kangahe zirajonjora. Kwishyura amafaranga ya FPR 1,500, 2,000. Wowe utafite guhagarare isiba akagira ibibazo ati nyaboneka mubyeyi mfasha utanga amafaranga kuko nimurayabura haraba ikibazo. Imisoro uvuga ngo tugire imisoro y'ubutaka y'iteka ryose, mu gihe FPR cy'ubutegetsi tugire n'imisoro y'uko ishyaka ryabo ryarokoye abanyarwanda ryabahoye, mugomba gutanga amafaranga ku ngufu. Umuturage ibibazo byose rigenza gute? Dukomeze. nawe ikindi kibazo wakibaza, impanuka. Iyo ni impanuka mu muhanda, ikinyabiziga cyawe gikora accident, iyo assurance itagufashije, iyo inzu yawe ihuye n'insanganya, iyo uhuye n'impanuka, bigenda gute? Ntabwo ubwishingizi bwacu bushobora kugufasha ku kibazo wahuye nacyo wihangana, ariko birabujijwe gutwara ikinyabiziga, birabujijwe gukora ikintu cyose udafite ubwishingizi. Ubwishingizi bifuza gutanga amafaranga, ariko wagira ikibazo kikaba ikibazo. Reba, ni ukuvuga ngo niba ibibazo wavuga ibibazo byinshi ukavuga ukaruha. Reka mwereka n'ikintu twibaza giteye amatsiko. Kimwe mu bisubizo tuzi, reka tukagira icyatsi hano. Hari ikintu kimwe dufite igisubizo, ni iki ngiki. Iyo urwaye ujya hehe? Ujya kwa muganga. Abanyarwanda barakizi. Iyo wabaye koko umurwayi w'umutima, ufite amaso, imisatsi, uruhu, ujya hehe? Kwa muganga. Iyo uhuye n'impanuka bigenda gute? Ujya kwa muganga. Ni ukuvuga ngo kimwe tuzi neza, ikintu kimwe dufite igisubizo ni uko warwara, waremba, wagira impanuka, wagira gute, ujya kwa muganga.
Tuvuga ngo mu mitwe yacu tuzi ko hari ikibazo umuntu nacyo akaba azi ko nawe agomba kujya kukibonera, ariko dufite ibibazo mu Rwanda birenga amagana, tubona icyo gisubizo ntacyo, kuko leta y'u Rwanda ntabwo igira ikibishoboye. Kangondo bimaze kugera ku murongo aho abantu basiragiye imyaka yabaye 7 8, bikaba leta kibishoboye kubikora, abaturage bakaba bati turarambiwe, bamwe bagapfa imburagihe, abandi bagasiza imburagihe, bamwe bakajya mu muhanda, imiryango igasenyuka. Ibyo nibazo twebwe twasenyewe dushaka kumva, abantu batari basenyerwa ariko bashobora kubyumva. Nimba ari ikintu kibi ni ugusenya umuturage ukuze, uvuga ngo ufite imyaka 50 60, ngajya gutangira ubuzima kuri zero, wabaho ute? Pansiyo mu Rwanda ni imyaka ingahe? Akazi bagakura hehe kujya kuba ahantu batakuzi? Ukuntu leta y'u Rwanda ifite ubwenge bwiza bwinshi, ibasenyera mu bice. Uwa mbere ingo nimba ari ingo enye zishoreranye, irahera ku rugo rwa mbere, igiye kurwanywa, igakorwa ku rwa gatatu, bandi baramaze kugenda iminsi yo kugenda ijya ku wa kabiri, usanga ntabwo ntabwo banashaka kwimukira hamwe ngo bongere baturane, ntibishoboka. Ni gutya gutatana ukumva ngo bose umwe yaragiye yaho. Ibi bivuze iki? Bivuze yuko twe dushaka impinduka, hari amakuru tutabona, hari ibitekerezo tutabona, hari imitekerereze yacu iciriritse. Kuba mu karere karimo abaturage 100,000 1,500 bafite ikibazo cy'ubushomeri, ukaba udashobora kubegera nkawe munyapolitike. Tuvuge urugero, akarere ka tuvuge amajyepfo afite abaturage bose bafite ibibazo byinshi cyane. Ese twebwe ubushobozi bwacu dushaka gukora politiki, dushaka gukora impinduka ni ubuhe? Kugira ngo isaha ku isaha tube tumwe n'umuturage utameze neza, umuturage ufite ibibazo, umuturage utishimye, umuturage waburaye, umuturage wumva ko impinduka zikenewe mu majyepfo. Ntabwo tubizi. Tujye Iburasirazuba, abaturage bafite inzara, abaturage babuzwa guhinga, abaturage bagomba guhinga igihingwa kimwe. Ese dufite ubushobozi bwo kuba twajya mu karere kamwe mu Burasirazuba tukaba dufite 100% control y'abaturage bafite ibibazo? Ko icyo bidashoboka? Impamvu bidashoboka njyewe nzi nuko imwe mu ntego ya dictature umunyagitugu agomba gukoresha ni ukubayobora batanyije. Utandukanye abaturage kuvuga ati nibuye n'ikibazo, wowe nk'umuturage ceceka, urwana nacyo nikimara kunanira ukumva atagishoboye, wenda uri umwe upfe kuvuga. Numara kuvuga, tuvuge ugiye kureba mu nyamakuru, bahita bavuga ati muri gipinga, uri umwanzi w'igihugu. Nugira amahirwe wenda ikibazo cyawe bakigiye, bavuga ati twari twaribeshye tugiye kubikurikirana, ariko umuntu yamaze gupfa, umuntu yamaze kubabara, umuntu amaze imyaka ari mu karengane. Ati abaturage ubakangamire, ubakande, numara kubakanda watandukanye, kugira ngo buri umwe wese ufite ibibazo byiwe azabyihererane, ntashobora kubiganira n'undi muntu. So imitekerereze yanjye ni uko turi gutsindwa cyane, kandi tugeze mu gihe dufite amahirwe. Wirebye mu karere kose, ukareba mu majyaruguru y'u Rwanda, mu burasirazuba, mu burengerazuba, mu majyepfo, ubona yuko igihugu cy'u Rwanda gifite abanzi benshi, ariko bo ni abaturanyi beza, ariko u Rwanda ni abanzi, kubera ko intego yacu ni ukuvuga ngo umwanzi nutamwegera ngo umuteshe umutwe wazagutesha umutwe. Tugahora turi mu mitekerereze yo kugira gute, bigora twumva ko bagiye kudutera, tugahora twataka, ariko meze kugeraho noneho bigaragara yuko
u Rwanda ntirugishoboye kuba rwabanyeganyeza nka kera, aho niba abanyarwanda nabo tugomba gutekereza bati se okay, twe turakora iki, twe turahera he? Igisubizo kirahari, ariko ujye kubitekereza. Ni ukuvuga ngo ni gute ufata abaturage 1,000, reka mbyandike. Ni gute ufata abaturage 1,000 bose bahuje ikibazo cyo kujya gute, cyo gusenyerwa. Baba mu ki, mu karere kamwe, baba mu ntara imwe. Ni gute ubikora ukabata abaturage bose, wenda tuvuge bari muri intara imwe? Ni gute ushobora gufata abaturage 1,000 bose bafite ikibazo kimwe cyo gusenyerwa, bakaba bari mu ntara imwe, bose ubafate noneho ubagabanye ibibazo bafite? Kuko ntabwo ngiye wasenyewe mfite agahinda kangana. Mbyandike mbyandike. Ntabwo umuturage wasenyewe ntabwo. Uko mbitekereza, umuturage wasenyewe afite agahinda kangana n'umuturage ufite wabuze ubutabera akagira agahinda kangana n'umuturage ugize ikibazo cye mu bucuruzi. Ariko ku kita rusange bose bahuje ikibazo. Ni gute ufata abaturage bafite ikibazo kimwe ukabegeranya, kuko nibo bashobora kugira imbaraga zingana zo kurwanya ikintu kimwe. Wamara gufata abaturage kuko ibibazo byose bingana mu Rwanda ukabimanura ibibazo byinshi cyane, ibibazo 100, ibibazo 1,000, ugafata n'abaturage buri bibazo 1,000 ugashyiramo abaturage uko bagiye bafite ibibazo bingana, abo nibo bashobora kubona igisubizo. None bose bahuriza rimwe, katubahuza rimwe ku byameze. Kundi uri kwibona uvuga ngo nkoresheje amabara kugira ngo uyibone. Biroroshye kubwira ngiye bati muvandimwe yarafunzwe ariko azira akarengane, ndumva kuko n'abafite wafunzwe tugira ikintu dukora. Bikora kubwira umuntu ati ngewe ubucuruzi bwanjye maze guhomba imisoro myinshi cyane, maze kubuzwa uburenganzira, Rwanda Revenue iranyedaho cyane. None nk'umucuruzi mugenzi wanjye dukora iki? Nk'umucuruzi mugenzi wanjye, nk'umuntu ufite umuntu ufunzwe mugenzi wanjye, nk'umuntu ufite wanjye uzifite akarengane, nk'umuntu usenyerwa, abantu bashobora guhura bakora impinduka. So umukoro mereza abantu bakunda
bashaka impinduka bose turabikora gute? Tutatangira gute? Biragenda gute? Kuko abanyarwanda ku gita rusange ikintu bahujeho ni ikibazo, kandi bose bifuza iki? Igisubizo. Birashoboka ntibishoboka? Birashoboka na kitashoboka mu gihe FPR idashobora guhindura imitegekere yayo, mu gihe idashobora kuvuga ati reka mfate abanyarwanda mbahereze icyo bifuza ngabanye. Ni ukuvuga ngo abanzi ihora ibarema umunsi ku wundi umunsi ku wundi. Ikintu kimwe isigaranye ni uko buri umwe agomba gupfana ikibazo kiba ati wowe Eric ikibazo cyawe kigumane, wowe runaka ikibazo cyawe kigumane, wowe John ikibazo cyawe kigumane, wowe Simone ikibazo cyawe kigumane, wowe runaka ikibazo cyawe kigumane, kugira ngo buri muntu wese apfe ashira wenyine ntibavuge. Ikibazo cyo mu Rwanda ni ukuvuga. Ntukavuge kwivuza uteze ibibazo. So iyi video nikoze kugira ngo mbwire abantu yuko bishoboka, kandi uburyo tubikoramo tugomba kwihindura. Birashoboka cyane, bishoboka, birashoboka. Abantu rero video zanjye bashaka hari video bazishime, hari izo nkora bakazishima, hari izo bari bakurande bakazishima, nanjye nazira nkumva zimwe ndazishimye ziri sishimye. No kuvuga ngo buri muntu afite ikimunyura icyakurikira, ariko nshaka impinduka, babe hanze babe mu gihugu, twese nero nimwe kugira ngo duhindure ibintu mu Rwanda hakiri kare. So dufite umukoro yuko tugomba kuba dufite connection mu gihugu hose, mu karere kose, kuvuga ati Eric ese dufite dushaka gukora operation ninjoro, dushaka kuganira, dushaka gukora igikorwa iki n'iki ngiki. FPR bikora gute? Ifite ahantu hose abantu bahageze bamaze gucingira, amaze kuhagera. Ubu ntabwo ukeneye ngo abantu muhuri mbona amaso ku maso, no. Umuntu kwerekana abanga dufite, ushobora kumenya ahari ukamuganiriza, mugapanga igikorwa ntagire n'umwe umenya, ukagera ku bantu bose. So murakoze kuri video yanjye. Nizere ko icyo nekeza muramwe mukibona yuko abanyarwanda bafite ikibazo bakaba n'ahantu bajya, ariko iyo barwaye bafite ibibazo bisanzwe by'umubiri, ibibazo bitagenda neza, bazi kujya kwa muganga. Dukeneye gukora ibikorwa bituma abanyarwanda bavuga ati ngiye kwe nawe na kino kibazo ndajya hehe, hakaba hari. Birashoboka ntibishoboka? Birashoboka kuko tugomba guhindura uko ibintu bikora, tugafata imitekerereze yose y'abantu bafite tukayihindura kugira ngo dufashe gukora impinduka. So murakoze cyane, ndonyangaruke mu kanya. Harashyize kinini nakora video, ariko ndishimye, meze neza, ndakomera. Ibibazo ni byinshi cyane, umuntu acemera byinshi cyane, ariko Imana irahari avuga ati ugomba guhagarara kuvuga ati hari ikintu tugomba gukora, kubera ko niba atari njyewe ninde, niba atari uyu munsi ni ryari. So bye, ibe byiza. Hari video nari ndi kureba, numvaga abanyarwanda namwe mwayireba. So neza ndabizi ko abantu benshi bashobora kuba muramuzi. Zaneza ni video zimwe zo mu Cyongereza, ndo wazireba, ugakora kangurambaga, ukazisharinga bagenzi bawe, ukazigeza abandi batandukanye kugira ngo tubashe gushyikirana. Ni nyinshi cyane ziri mu Cyongereza. Ushobora kuba wumva ari dufite zitavuga Kinyarwanda, ushobora kujya kwa Zaneza mukareba ino video mukayipartager. Ni nziza. Murakoze cyane, turi kumwe, ibihe byiza.